ingororano irahabwa abakuru b'amatorero ubwabo. Abakuru b'amatorero yatsinze bose ubwo barahaguruka baje hano imbere nibatakwirwa, ariko kugira ngo byorohe kubera ubuso dufite hano nabwo turaza kuvugaho mu kanya kari buze. Dore aba bayobozi bicaye hano imbere ni ubwa mbere muhicaye, mwajyaga mwicara iriya ruguru, ni ukugira ngo mutekereze uburyo ki ahantu hakwaguka mukajya mwicara mu nari ndi kuvuga ngo izuba iyo riva cyane rikaza kubageraho, noneho ubutaha mukazavuga muti ubutaha tuzatwikira. Haleluya. Ubwo icyo nacyo nakibabwiye mu gitekerezo. Yego, ubwo rero kubera ahangaha ari hato, izi ngororano nazo z'abo bayobozi b'amatorero ziri mu byiciro. Yego, ngira ngo hasigaye umwe, babiri, batatu, ziri mu byiciro bitatu, kandi buri yose afite yanditseho. Niyo mpamvu ngiye gusaba abakuru b'itorero, abayobozi b'itorero, iri jambo rikumvikana. Abayobozi b'itorero bose b'amatorero yatsinze atandatu twavuze baraza hano imbere. Iyo tuvuze abayobozi b'itorero ni bande? Ni abakuru b'itorero b'abadamu b'amatorero yatsinze. Banza mwayibagiwe, reka yibutse. Ni abakuru b'itorero b'abadamu bikananira ubwo bageze hano imbere. Ni abakuru b'itorero b'abadamu babirambo bageze hano imbere. Kabasare bageze hano imbere. Kabuye bageze hano imbere. Rwamiko bageze hano imbere. Rwariro bageze hano imbere. Kugira ngo abakuru b'itorero abayobozi bariyizi nyine b'abadamu ubwo ni babanguke hano imbere. Abakuru b'amatorero ariko b'abadamu bitwa abayobozi b'itorero. Yego, yego, bageze hano imbere. Ni bangahe? Abasigaye? Yego, urajyamo hano nawe muze kundebera hatagira uraza atari muri amatorero atandatu. Ubu nyine ingororano zitangiye gutandukana. Yego, zitangiye gutandukana. Ubu abo kuri amatorero yandi yo bo ntibabonetse uru rwego rwa kabiri twaje. Rero dusabe n'ubundi umuntu ufite iyo mpano ubwo ngira ngo murabona ko yitwawe n'umumifemu rwose. Yego, burya rero ibyacu byose biba bifite igisobanuro, ntabwo bipfa kuba gusa. Yego, nawe araza aze hano imbere. Ngira ngo cya gikoresho cyacu dukoresha dufungura bagishyira hafi, ahagarare hano imbere maze ariko ngira ngo igihe arabaza umuyobozi wacu, ngira ngo mama pasiteri w'intara ya Kananira baraza kuba bamufashije kubera igikorwa kigiye kubera hano. Aze kuza hano hafi yegere umuyobozi. Nanjye ubu hano imbere kuri protokole ninjye MC cyangwa se doboye, ndaza kujya mbabwira uko babigenza. Ubu rero atangiye gufungura ariko ntiyemerewe kureba. Yego, ninde muntu wakora ikintu kiri ari imbere? Ninde? Ingororano rero ngo izahabwa nyirayo, ngo uretse uyihabwa wenyine niwe uzamenya uko izabigenje gute izina ryayo. Ubu rero bagiye kuyimenya. Yego, noneho rero ubu wowe uraza kujya ufungura ukoremo. Numara gukoramo, umuyobozi uraza kujya uyihereza umuyobozi, nawe ayihereze mama pasiteri. Iyo ngororano ayishyikiriza uwo agomba kuyishyikiriza. Muraza kumenya impamvu atari uyu muyobozi ugiye kuyimuha. Haleluya. Maze muze kunezerwa rero. Ibirori biratangiye. Niba ari inyenyeri, niba ari amakamba ntumbaze. Yego, yego, koramo rwose urabyemeye. reka turebere igikurikiraho. Nakozemo bwa mbere. Yego, urayihereza. Haleluya. Amen. Yego, urahereza umuyobozi nawe ayirebe, maze arebe ubwo wandike vuba wihuse.
ubwo turakomeza kwihuta kugira ngo byihute. ingororano ntabwo iba yoroshye. niko bimeze. Yego, ingororano ziratangiye. Buriya nyine abayobozi batangiye kubona ingororano. Uyu munsi aracyahose araba ari umuyobozi. Mbese Simeon, waba ufite amaso ari kureba, waba uri kubona ari iki? Cyangwa ntabwo uri kuyireba? ndabona ari nk'ikirango cya nifemu, ariko gikoze mu buryo buri sipesi. Niba ari aho mwakibonye ntabwo mbizi. nibwo bwa mbere. Twazamutse imisozi tuzamuka imihanda kubera gutsinda kw'aya matorero 6. Abayobozi b'itorero rero rwose imbaraga mwakoze rwose kugira ngo amatorero yanyu agere ku ntego z'ingororano muhawe nk'abayobozi, ariko kandi mukwiye kuzinezererwana hamwe n'abayobozi bagenzi banyu. leta rwose maze rero nitumara kuzibambika bose bakwiwe, yego yirekeyemo uretse awicecekeye, hano haraza kuba ibintu bidasanzwe. Reka umuyobozi rero nabagira icyo abivugaho kuri izi ngororano zitanzwe. Yego. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana ni nziza. Ibihe byose. Munyemerere mbanze nkore mu ntoki abayobozi b'itorero. Murakoze cyane, Imana ibamugisha kandi mukomeze umurimo. Amen. Murakoze cyane, Imana ibamugisha kandi mukomeze umurimo. Amen. Murakoze cyane, wagira umunezero bafite, umuyobozi mukuru ari kubakora mu ntoki. Imana ibamugisha kandi mukomeze umurimo. Amen. Murakoze cyane, Imana ibamugisha kandi mukomeze umurimo. Murakoze cyane, Imana ibamugisha kandi mukomeze umurimo. Reka tukiri kuri ingororano mbanze nanjye ngira icyo mvuga. Nk'uko pasiteri yabivuze, ni ukuri pasiteri ni umuvandimwe kandi dukomoka hamwe mu ntara ya Sure. Pasiteri ntabwo ariko bimeze? Niko bimeze. Ariko reka ngushimire mu izina ry'abizera bose b'intara ya Kananira umurimo uri gukora, kandi mu by'ukuri umuhati wawe ntabwo ari ubusa ku mwami. Ukomeze hamwe n'izi ntama uyoboye kugira ngo twese tuzagere iwacu mu ijuru. Reka mbabwize ukuri yuko uyu mupasiteri aranejeje cyane, kuko ari kumpesha icyubahiro mu rwego rwa Filipi. Kuko aho dukomoka mu ntara ya Sure, nibwiraga yuko intara ya Sure yagakwiye kuba ifite ibigwi nk'ibi ngibi, ariko mu by'ukuri ibyo ari gukora hano, pasiteri Imana igumugisha. Nta ngororano nta mpeta mfite nkwambika nonaha, ariko mu izina ry'abizera bose reka ngukure ingofero. Imana igumugisha. Arasobanutse, arasobanutse. Kuko mu by'ukuri icyishimishije cyane, ese pasiteri twababwiye uko uhagaze muri Filipi no mu rwego rwa Yunani. Ndagira ngo iki kintu kivuze, ngira ngo rero reka mbabwire mu by'ukuri iyi ntara ya Kananira ni intara idushimisha cyane mu rwego rwa Filipi. Intara 45 zigize Filipi yose, uhereye hariya ku ruzi hariya kuri Nyabarongo, ukagenda ukagera mu Bugarama ndetse n'ahantu bita Ibweyeye. Iyi Filipi ni Filipi nini cyane mu mafilipi yose agize Union y'u Rwanda. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo pasiteri yakoze umurimo ukomeye cyane, kubera yuko mu rwego rwa Filipi kugeza ubu ngubu ku kwezi intara ya Kananira ihagaze ku mwanya wa 2. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Mu rwego rwa Filipi ndetse n'umuyobozi wa Filipi arimo ayoboye iyi Filipi yose, yambwiye ngo mbashimire kandi umurimo wanyu mugumye mukore, Imana ibagure, kandi ni ukuri mukomeze umurimo, twese tuzajyane mu ijuru. Bizera b'intara ya Kananira, Imana itakura umuntu nta itamugeza. Amen. Aho rero ni ku rwego rwa Filipi. Ndagira ngo mbabwire ngo ku rwego rwa Union igizwe n'amafilipi 8 na Filipi yacu irimo. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo intara ya Kananira mu rwego rwa Union mu Rwanda hose iri ku mwanya wa 8.
amen umurimo w'Imana tuzawukora no mu bihe bikomeye tuzawukora umurimo w'Imana tuzawukora no mu bihe bikomeye tuzawukora no mu bihe bikomeye tuzawukora no mu bihe bikomeye tuzawukora. haleluya Amen. ni ukuri ntabwo nari kuri gushima mu rwego rw'uko intara yose yateranye ngo nabo batahe bishimye ku bw'ibikorwa bakoze. Amen. kuba uri ku mwanya wa kabiri mu rwego rwa siridi ukaba uri ku mwanya wa munani ku rwego rwa yunoni yose, Imana iguha umugisha kandi ukomerezaho, kandi no mu rwego rwa zone muri aba mbere. Ariko icyo Imana itakoze ni iki? Iyo slogan muri kuvuga ni iyihe? Nakure cyane aho Imana itakura umuntu nta nawe itamugeza. Amen. Amen. Ukomeze umurimo. Amen. Mwakoze cyane. Yego barakoze.